turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikibazo kibazwa n'abantu benshi amagana n'amagana hano ku isi. Ese amadini menshi aturuka he? Tugiye kurebera hamwe ukuri gutangaje ku mateka y'amadini ku isi. Buri munsi abantu babarirwa muri za miliyari basengera mu madini atandukanye. Hari abakristo, abayisilamu, abayuda, abahindu ndetse n'abandi benshi. Ariko se wigeze wibaza impamvu hariho amadini menshi cyane ku isi? Ese Imana yashakaga amadini menshi cyangwa ni abantu bayaremye? Muri iyi documentaire turarebera hamwe amateka y'amadini kuva mu ntangiriro kugeza uyu munsi. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Muri iki gice cya mbere reka dutangire tureberera hamwe imyizerere ya mbere y'abantu. Mbere y'uko habaho amadini azwi muri iki gihe, abantu ba mbere basengaga ibintu bitandukanye byo mu bidukikije. Bamwe basengaga izuba, abandi ukwezi, ibiti, imisozi cyangwa inyamaswa. Aba bose bakaba barizeraga ko ibyo bintu bifite imbaraga zidasanzwe. Aha wahita wibaza uti mbese ni ryari ivuka ry'amadini akomeye ryabayeho? Mu myaka ibihumbi ishize havutse amadini akomeye yahinduye amateka y'isi. Idini ry'Abayahudi ni imwe mu ya mbere azwi cyane. Nyuma havutse ubukristo bushingiye ku myizerere ndetse no ku nyigisho za Yesu Kristo. Mu kinyejana cya 7 havutse Isilamu binyuze ku nyigisho za Muhammad. Mu Buhinde havukiye Hinduism ndetse na Buddhism. Aya madini yose uko yavukaga niko bazaga bavuga ko barimo gushakisha Imana ndetse n'imyizerere itandukanye kandi ikwiriye. Ariko buri wese yazanaga ibyo ashatse kugira ngo ashobore kwemeza abantu. Aha rero niho wahita wibaza nanone uti kuki se haje amadini atandukanye? Nubwo abantu benshi bavuga ko basenga Imana, amadini yakomeje gutandukana bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari abatandukaniye ku busobanuro bw'ibitabo byera. Hari n'abatandukanira ku miyoborere y'amadini. Hari naho politike n'ubutegetsi byagize uruhare mu kuvuka kw'andi madini mashya. Reka turebere hamwe ubukristo ndetse n'amadini menshi. Uyu munsi hari amatorero ibihumbi n'ibihumbi ku isi. Hari Gatolika, Abaprotestanti, Abadivantiste, Abapentekote ndetse n'abandi benshi. Bose bavuga ko bizera Yesu Kristo, ariko hari inyigisho zabo zigenda zitandukanira. Aha wahita wibaza impamvu bose bavuga Imana imwe bagakoresha igitabo kimwe ariko inyigisho zabo zikagenda zitandukana. Ikibazo benshi bibaza ni iki ngiki: ese Imana ireba izina ry'idini umuntu abarizwamo cyangwa ireba imibereho n'umutima bye? Iki ni ikibazo buri muntu asubiza ku giti cye hashingiye ku byo yemera no kubyo asoma mu bitabo byera kandi bitandukanye. Tugana ku mwanzuro, twavuga ko muri iki gihe cy'amadini menshi ikintu cy'ingenzi ni ugushaka ukuri, gusoma, gukora ubushakashatsi ndetse no kubaha imyemerere y'abandi bantu batandukanye. Wowe ubona impamvu nyamukuru ituma hari amadini menshi ku isi ari iyihe? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Ibirenze kuri ibyo tuzabiganira kandi tuzakomeza gushakisha ukuri gutandukanye kugeza igihe tuzagera kuri byinshi bitandukanye. Turagushimiye wewe wemeye gufata umwanya wawe ugakurikira icyumba cy'ibitekerezo TV, kandi Imana iguhe umugisha. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu. Komeza ugubwe neza uherereye hose kandi ukomeze kugira umunsi mwiza.